Mwiriwe bene data, tubahaye ikaze uyu munsi ku gicaniro cy'umuryango. Imirongo y'ibyanditswe yakuwe muri Bibiliya yera ndetse n'imirongo migufi yakuwe mu bibwiriza byabwirijwe na mwene data William Mario Branham hagati y'umwaka w'igihumbi 947 n'igihumbi 965. Mu gihe muri kumvira ijambo ry'Imana, turizera ko muri buhabwe umugisha. Luka igice cya 19 umurongo wa mbere kugera kwa 10. Yesu ageze i Yeriko arahanyura. Nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Arirukanka ajya imbere, yurira umuvumu ngo amurebe kuko yari agiye kunyuraho. Yesu ahagaze arararama aramubwira ati, Zakayo, ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Yururuka vuba amwakira anezerewe. Abantu bose bayibonye barabyivovotera bati, dorere agiye gucumbika ku munyabyaha. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, dore databuja, umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha 4. Yesu aramubwira ati, uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe ari umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. When the late Mr. Roosevelt come to the little city, my city is too small for him, but when he come to New Albany just below me, I think we got about 21,000, they got about 27,000. Igihe Bwana Roosevelt uheruka yazaga mu mujyi muto, umujyi wanjye ni muto cyane kuri we, ariko yaje muri New Albany neza hasi yanjye. Ntekereza ko twakiriye ibihumbi 21, bakiriye abagera ku bihumbi 27. He stopped there in one of his elections and electioneering, and oh my, everybody just filled the whole country around there to see Mr. Roosevelt. Ariko yahagarariye hariya muri amwe mu matora ye mu kwiyamamaza, kandi yo mbega buri wese byonyine yari yuzuye igihugu cyose aho hafi kugira ngo arebe Bwana Roosevelt. Ni byiza. Well, I was like Zacchaeus, I was too little, so they look over the crowd, so I got way up on top of the hill. The train stopped near the river, and he stood on the back part of the train to make a little speech. Nari meze nka Zakayo, nari mugufi cyane, bityo kurebera hejuru y'ikivunge nuriye hejuru ku gasongero k'agasozi. Maze gari ya moshi hagarara iruhande rw'umugezi, maze hagarara ku gice cy'inyuma cya gari ya moshi kugira ngo avuge ijambo rito. And so I backed my truck up to a shed and climbed up on top of the shed. So look, I thought, well, you know, nobody knows I'm here now. Probably Mr. Roosevelt doesn't either. Nuko negeka ikimoteri cyanjye ku rwego, maze nurira hejuru y'urwego kugira ngo ndebe. Ndatekereza nti ni byiza, murabizi nta muntu n'umwe uzi ko ndi hano ubu ngubu. Byashoboka ko Bwana Roosevelt nawe atabizi. Doesn't make much difference, but I want to live so that when Jesus comes, that he'll say to me like he did to Zacchaeus, I come down off of the shed. Ibyo ntacyo bihindura, ariko ndashaka kubaho ku buryo Yesu naza azambwira nka Zakayo ati, noneho ururuka urwo rwego. Nta gushidikanya ko twese ari uko twiyumva. Mbese siko biri? I'm sure we all feel that way, don't we? Not long ago, a brother that used to be with me and managing the campaigns, Brother Baxter, he preached out here in Chicago to you many times. Nta gihe kinini gishize, mwene data wakundaga kuba ari kumwe nanjye kandi agategura ibiterane byanjye, mwene data Baxter yababwirije neza hano muri Chicago inshuro nyinshi. He was speaking at when late King George and the Queen came by Vancouver that before he was healed, and he had ulcers in his stomach, and he had multiple sclerosis, and he just could hardly sit up. Yarabwirizaga mu gihe umwami uheruka George n'umwamikazi baturukaga i Vancouver. Icyo gihe byari imbere y'uko akira, kandi yari afite ibibyimba mu gifu cye, kandi yari afite ibibyimba byo mu mutwe byinshi, kandi yajyaga guhaguruka bimuruhije cyane. But yet with his royal blood, he felt like nothing was wrong with him as he passed down through the streets, and Mr. Baxter said he stood there and wept because there passed by his king and queen. Ariko hamwe n'amaraso ye ya cyami yicaraga nkaho nta kibazo na kimwe afite mu gihe ari kumanuka umuhanda. Maze Bwana Baxter yavuze ko yahagaze hariya maze ararira
kubera ko aho hari hanyuze umwami we n'umwamikazi. I thought, oh, if that would make a Canadian feel that way about an earthly king and queen, what will it be when Jesus comes? My, when I see him, when we crown him the King of Kings and Lord of Lords. Ndatekereza nti yo, niba ibyo byajyaga gutera umunyakanada kwiyumva gutyo ku mwami wo ku isi n'umwamikazi, bizamera bite Yesu naza? Mbega igihe nzamubona, igihe tuzambika ikamba umwami w'abami n'umutware utwara abatware, umva za hoziyana zose. I hear all the hosannas when all the redeemed of all ages stand on this earth singing praises and songs of redemption, and around the earth will be a circle of angels with their heads bowed. Igihe abacunguwe bo mu bisekuru byose bazaba bahagaze kuri iyi si baririmba amashimwe n'indirimbo zo gucungurwa, kandi isi izaba igoswe n'uruziga rw'abamarayika imitwe yabo yubitse, batazi ndetse ibyo turi kuvuga. Don't even know what we're talking about. They've never been redeemed. They don't need to be redeemed. They never fallen. But we who have been the fallen race of Adam, we needed redemption. So that's the way we can sing what it means to be redeemed. He has redeemed us back to God by His Ntibigeze blood. bacungurwa, ntibakeneye gucungurwa, ntibigeze bagwa. Ariko twebwe ubwoko bwaguye bwa Adamu dukeneye gucungurwa. Rero ubwo nibwo buryo dushobora kuririmba icyo bisobanura gucungurwa. Yaraducunguye atugarura ku Mana akoresheje amaraso ye.